Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu, urubuga ruzwi ku izina Kubaturwa TV. Mwe abamaze kudukorera sabo cyangwa se subscribe murashimirwa byimazeyo. Nanone mwe mufite intego mpamo yo kumva kumenya Imana ndetse no gukora ibihuje no gushaka kwayo, ndabashimira kandi Uwiteka Imana nkorera akomeza abasesekazeho ibyiza bimukomokaho. Ubwo rero naganiraga n'umwe mu bakunzi bacu, abakunzi b'uru rubuga Kubaturwa TV, yaranyandikiye arambwira ambaza ati intego y'ubuzima ni iyi. Namubwiye ko ngomba kuzamusubiza. Niyo mpamvu nanjye nateguye iki kiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti kuki dusaza kandi tugapfa. Urebye imimerere ya muntu cyangwa se uburyo umuntu aremwemo, biragoye kumenya ko umuntu ashobora kugira gusaza ndetse agapfa. Binyuriye ku buryo umuntu aremwemo, umubiri wa muntu uriyuhurura. Tubyemezwa n'iki? Iyo umuntu akoze impanuka, uturemangingo fatizo twa muntu birashoboka cyane ko hari uburyo ibyo bita abasirikare bagenda bagateranira ahantu hangiritse, hakongera hakisana, umuntu agakomeza ubuzima, aho hantu hakongera hagasubirana. Nanone umwanditsi wa Zaburi yaje kureba uburyo umuntu aremwemo, avuga mwaya magambo agira ati, ni muri Zaburi y'139 umurongo waho wa 14: ndagushimira yuko naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Dufatiye rero uburyo umuntu aremwemo, biragoye kugaragaza uburyo umuntu asaza mu gihe gito nyuma yaho agapfa. Ibyo ntabwo wabyumvisha. Rimwe na rimwe abahanga mu bijyanye n'ubumenyamuntu ntibari basobanukirwa icyo ibyo bisobanura. Byakomotse he? Kuki dusaza kandi tugapfa? Imana irema Adamu na Eva yabaremye ari abantu batunganye, ndetse yabaremye ifite intego y'uko bagombaga kubaho igihe kirekire. Tubyemezwa n'iki? Tubyemezwa n'uko Uwiteka Imana ibyo yabwiye Adamu birabitwemeza. Yamusabye kudakora ku giti kiri hagati mu ngobyi, igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ku munsi bakiriyeho gupfa, bagombaga gupfa. Ayo ni amagambo ashingiye mu Itangiriro igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 16 n'uwa 17. Haranditswe ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Birumvikana rero ko Imana itajyaga gushyiraho igihano cy'urupfu mu gihe cyose yari yararemeye abantu gupfa. Adamu na Eva bari basobanukiwe ibijyaniranye n'iri hame, shingiye ku kiganiro yaje kugirana n'umwanzi Satani, nk'uko turi buze kubibona. Dore impamvu Adamu na Eva bapfuye. Gusuzuma n'ubwitonzi ibyabereye mu busitani bwa Edeni, turi bubone igisubizo cy'iki kibazo: kuki dusaza kandi tugapfa? Ugusuzuma n'ubwitonzi bw'iki kibazo cy'ibyabereye muri Edeni ni nabyo byabaye intandaro y'ubuzima ubu twisanzemo bwo gusaza no gupfa. Bikaba bikomeje guteza urujijo hagati y'ibiremwa Imana yiremeye ndetse n'abakomotse kuri Adamu na Eva. Satani yakoresheje inzoka maze abeshya ababyeyi bacu ba mbere ari Adamu na Eva muri aya magambo. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo waho wa mbere dusoma ngo, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti,
ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Eva yashubije agira ati, mwitangira igice cya gatatu umurongo waho wa 2 kugera 5, ngo uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kubirya cyangwa kuzirya, keretse imbuto ziri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Mu nama Satani rero yahaye Eva, ntiyahwemye kumvikanisha ko Uwiteka Imana yacu ari umubeshyi. Ariko ibyo byari ukuri? Satani akomeza yemeza ko hari ibintu byiza Imana yimye ibiremwa byayo, ndavuga Adamu na Eva. Eva yemeye ibyo Satani yamubwiye byose, ndetse yitegereje cya giti cyari hagati mu ngobyi ngo abona ari kinogeye ijisho, nuko asoroma kuri icyo giti, asoroma imbuto zacyo arazirya. Tubyemezwa n'iki? Mwitangira ibice 3 umurongo wa 6 haranditswe ngo, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari by'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Twibukiranye insanganyamatsiko yacu, kuki dusaza kandi tugapfa? Ubwo ababyeyi bacu cyangwa se abakurambere bacu baryaga ku mbuto zari zabuzanyijwe, kandi bakaba bari basobanukiwe ihame ry'Imana yari yaratanze, biragaragara ko birengagije amagambo Imana yari yabahayeho nk'umuburo cyangwa se nk'itegeko riboneka mu Itangira ibice 2 umurongo wa 17. Imana yari yarababwiye iti, umunsi mwaziriyeho no gupfa muzapfa. Sa n'utekereza uburyo Imana yababaye bitewe n'uko ibiremwa byayo yaremye ikunda cyane byayitengushye cyangwa se bitayumviye, bakabikora babigambiriye. Tubyemezwa n'iki? N'amagambo aboneka mu Itangira ibice 3 umurongo waho wa 17 kugera 19. Imana yaba yarakoze iki? Uwiteka Imana yabwiye Adamu iti, uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimwe uzasubira. Ayo ni amagambo Uwiteka yabwiye Adamu. Niyo mpamvu Adamu yaramye imyaka 930 nyuma yaho aza gupfa. None ko icyaha cyakozwe na Adamu wenyine, Adamu na Eva twababakomotseho twisanze dute muri iki kibazo? Paulo yabivuye imuzi abivuga neza mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho 5 umurongo wa 12. Dusoma ngo, kuko bimeze bityo, nkuko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Natanga urugero rw'iforoma ry'imigati. Iforoma y'imigati, iyo foroma ifite ubusembwa, n'igikomoka mu iyo foroma cyose nacyo kizana iki? Kizana ubwo busembwa. Yumvikana ko ikibazo kijyaniranye no gupfa twagikuye kuri Adamu na Eva. Nakwibazane, none ninde wagombaga gukiza cyangwa se gucungura abatari bafitanye ubufatanye n'ibyabereye muri iyo ngobyi? Mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 22 dusoma ngo, nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Niko twese tuzahindurwa bazima na Kristo. Usobanukiwe rero ko urupfu si ikintu cy'iteka Imana